Subeshya. Ese bose wanjye yambeshya. Ni karibu rero uze konyakirira ku cyayi hariya ku meza. Ndagushaka. Ikibazo. Ushaka agacyayi nurangiza ibyo urimo ariko ntabwo muvunire. Usoza ibyo urimo uzanira agacyayi. Ukaba nawe mbona ko njye mu kazi. Ndaje. Kandi ukore tujeho mumeze neza. Murakoze. Adoya. Karamba. Bite? Byiza. Wabishoje se bya mirimo? Nabisoje. Reba hanzaniye icyayi. Si. Ko numva iki cyayi kiryoshye ra? Murakoze. Kiraryoshye. Niwe wagitetse? Kurumva kimeze neza na? Kabisa. Ibi ni byo nifuzaga. Adrian. Nese ko nta kintu wizaniye. Genda ugira icyo wizanira uze twicarane hano. Kuko ndanagushaka cyane, sibyo? Ndagushaka akantu ushaka kubwira. Kandi ntukangirire ubwoba, ujye wisanzura hano ni mu rugo, sibyo? Murakoze. Ubwo ntinya se? Oya. Ntukangire. Bizaniye ji wowe? Bano abakobwa mwambaye no kongera amaraso, ni niyo mpamvu twitabwiwe amamutwo. Oya boss. Oya. Urasa neza. Murakoze. Murakoze. Diri rero no kuzareba mbwira mama wawe nakakubwira ahantu bakorera ka retushi, ukakora retushi ukamera neza, sibyo se? Murakoze. Ko nanjye nkunda ibintu bimeze neza kabisa. Ko ibintu nifuza mbona ubikurikirana wowe. Ese byose nabikurikiza boss. Ugomba kubikurikiza none se urumva buri isuku ngugendera ahantu hose. Ikinyabupfura ngo kigendera n'isuku n'ikinyabupfura. Umunsi wabonye ute? Cyane byiza cyane. Cyane ariko. Sure. Hari ahantu se wahabonye? Cyane byiza cyane. Nari biryaho hari n'abantu benshi, abantu mutaziranye nawe muba mumenyanye. Wakunze? Cyane. Buriya rero ntabwo bizi. Hariya ntabwo ari heza. Aha ni nshaka kuzakujyana. Harenze hariya. Ni henshi. Tuzatemberana henshi. Kandi heza harenze hariya. Yego. Nta kibazo. Ariko uribuka ko amasaha ari gukora kandi umuntu uba agomba kwitaho umuntu. Noneho njyewe yabize ufite umuntu witaho umuntu, sibyo? Kagende ubwo naho kuri fone. Oya, ahubwo se wabyibagiwe? Ikizi. Uyu munsi ngomba kuguherekeza nkakugeza mu rugo. Nkajya kureba n'uwo muntu. Ni karibu. Ahubwo twihute, nanjye mbona igihe mpindukiriye. Icyo bita ikinyabupfura n'isuku rizamo. Yego. Aho ubundi dore yawe. Karamba. Uko nyoko bujaya ntabwo yagiye. Mabuja yagiye. Njye nabyutse nsanga ntaho hari icyo nzi ko wenda ari muri ubwo yigiriye mu kazi nyine n'ibyo. Aba ari bize nawe sinzi ibyo buriya. Ni nacyo gihe rero kugira ngo mubwire tuganire. Tuganire? Yego. Ubu waza wigize wicarana nanjye hano muri salo se?
oya bose. Wibuke ko ntukagume mu bikari iyo ngiyo ngo ukoze ibyombo, ugomba no kugera hano muri salo, sibyo? Ntabwo uhezwa. Kugera muri salo uje gutegura gusa ibyo biba bihagije se? Numvaga ko bihagije. Ujya hano nta mwana tugira, sibyo? Ugomba kubanga nk'umukobwa, ukaba nk'umwana wacu, sibyo? Yego. Ukananisanzura, sibyo se? Yego. Mbere n'uduherena twiza. Murakoze. Sawa, ugira telefone? Iyo. Se nkazagurira na telefone. Icyo bitwaye? Oya bose. Higo, tujye tubasha gukomerekana. Yego murakoze. Sibyo se? Nisi ko utanywa? Niba mfite gahunda yo kujya mu kazi, ariko ubwo mabuja nawe adahari, twumva uyu munsi wabo wacu, ahubwo tukirirwana aha ngaha tukiga tuganira, sibyo? Ukambwira icyifuzo cyawe, kumva mbona unkurura, nakubwira icyifuzo cyanjye. Wari ubizi ko njye nagukunze? Nibyo bose. Uko niko kuri. Njye n'ukuri naragukunze. Urukundo nagukunze, ndashaka ko njye nawe, sibyo? Ni ibanga ariko mabuja wawe atabizi. Ni ibanga. Yego. Ahubwo wowe ugomba kunkunda. Yego. 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 Ubwo rero ndi kumva ejo bibaye byiza, ariko ndi kumva stile hano mu rugo niho heza, sibyo se? Hano ni mu rugo, ndashaka ko uzanyisanzuraho, sibyo? Ukagira n'ibintu nkorera, sibyo se? Kujya unyegera ntukange kure. Jya unyegera ntukange kure. Niko kumva ufite ubwoba. gusa nyine umunsi wanshimishije, ntabwo ukuntu byagenze uyu munsi ntabwo ariko nabitekerezaga. Byagenze uko byagenze byiza birenze uko nabitekerezaga. Yego. Narumwe kubibona. Ndabibona, ariko nyine urabizi ko ntabwo uba wirekuye ijana ku ijana kubera ikibazo ufite, ariko nyine nubwo uyu munsi wagenze neza tukaba twishimye, ariko ndacyafite ikibazo. Ndacyafite ikibazo cyo kubona wa muntu ucumbikiye hano iwawe ufasha. Wahageze inama ikamuhamagara ikaze urebe wareba. Nta kibazo yambwira urambwira. Zawadi. Zawadi. Ngwino hano wakira umushyitsi, nta nubwo wigeze wumva ko nafunguye urugi. Banguka. Yaraje nyine urebe iwawe. Ntabwo tuwerekewe mu bwato. Mbese umushaka makuru. Uzicara aho ngaho. Makuru. Urabona se atari umushima Imana? Ndabona ari inkumi nyine kuko bari bamwitaye. Amakuru yawe se? Uko mworohewe? Yego se. Kandi yabuze Imana idashize. Ubwo warakoze kumuha ubutabazi bw'ibanze n'Imana ikagufasha. Niko se? Abantu bakugiriye nabi nta n'umwe wabashije kumenya aho ku buryo umuntu yamushakisha akamubona. Sure.
ubu mu bantu bakugiriye nabi ntabwo bararwa ntabwo mumenye. Ariko numvise wavuga nta kintu na kimwe bivuga. Akazi kagenze neza ariko kagenze neza. nanjye usanze mugiye ahaganje numvise uyu munsi nibere nabi abana bagomba kwireba mu rugo n'ubundi ntabwo igihe cyose umuntu ugomba kujya mu kazi. Igihe twakoreye se n'uwakise akazi yapfuye atakarangije ntagiwe ntaho nagiye rwose ndakorera icyo ari kubona ariko nyuma ikibazo urakizi. Ikibazo? Ibyo bibazo byateye muri uru rugo, ibibazo byabaye ibibazo kugira ngo ikibazo ufite urakizi ariko kubyumva ko ari igitekerezo. ubwo sinzi gusa ngenda ndabyizeye narabikubwiye iryo jambo si ubwa mbere ndikubwiye narakubwiye ngo ugenda abizi neza ko ugenda ubuzima. Se wabisomye ubikura hehe ku buryo buri gihe umbwira ngo waperereza ndabyuza n'igisekuru cy'iwacu ntacyo naraperereza. nubanza kukiga ukamenya nibwo uzamenya ukuri ariko uzaperereze ku cy'iwanyu kuko nacyo ntabwo wasanga nta n'icyo uzi n'icy'iwanyu. Ngewe ibyo bintu by'ibisekuru ntabwo biha agaciro. Wibiha agaciro kuko utabiha agaciro rero niyo mpamvu utazi uburyo uhagazemo wowe urumva niyo mpamvu utazi uburyo uhagazemo ntukigizana nawe iki urabizi ikibazo mpfa nawe umunsi kizakemuka. cyangwa ibibazo byinshi igihe namubariye igihe tumaranye hafi ukwezi. umuntu wahuye n'ibibazo aba agifite ihungabana hari igihe yaba abizi akabiceceka. ubu yahisha abantu bamugiriye gutya nawe ari we wabahisha. nanjye nabazaga ariko hari icyo twitwaye se ntacyo bibaye se kuki abantu imitima y'abunyamuntu yabashizemo bahindutse inyamaswa ku buryo bafata umwana nk'uyu nguyu bakamukatakata kwe. nabashije no kureka mu ishyamba noneho mu ishyamba gusa ihangane nzi ko Imana itarenganya yanga ko Imana izagushakira ubutabera kandi buzaboneka kandi ndagusezeranya urumva nituzamenya amakuru y'uwo muntu wakugiriye nabi sibyo nzamukurikirana mpaka komeza wihangane ubwo ugeze aha ngaha ntacyo kibaye shere wanjye azakomeza kwiteho nanjye dufatanyije kandi tuzi ko bizagenda neza. ushobora kuzimya kumwitaho ukamufata n'ubundi umuvandimwe si umuvugana mu nda gusa uwo ari we wese ni umuvandimwe. buri Imana nayo hari byinshi izaguha biturutse ku bugwaneza wamugiriye cyane. kandi ndagushimiye ubona umutima w'umuntu Imana. ubu nanjye ndavuga nti niba ubasha kubungabunga umuntu nk'uyu basanze hariya nanjye nta kibazo nagira. Keza nta kibazo ugiye mu gikari nayo ngiye kumuherekeza turaza kuvugana sibyo aje mweke twishyure turi kuryama. Wakomeze wiyiteho kandi ubangukira ntukajye wigunga hano mu rugo. Shiri nanjye nizo ziramuto nambaye muherekeza ndabona bwije cyangwa ngo uheke ya mwambi. oya nta kibazo nakwanduza. Hari ikibazo se isuku si isabune n'amazi peye kamuherekeza rero ubwo ndizera ntacyo uzongera kumbaza uramubonye. ndamubonye ahubwo nanjye nzajya mbasura kenshi menye uko ameze kandi ujye ukomeza kumuganiriza wumve nagira icyo yibuka cyadufasha kuba twabona abantu bamugiriye nabi tuzagihereho natwe tubashakishe. zaba ari sheri ishusho Se kizakemuka utagikemuye bishyiremo uruhare wowe ugikemure urebe ko kidakemuka. ariko rwose
buri munsi nta mwana yabaye nta mwana se wanteye inda nanga kubyara njye nzitera inda bivuga ngo nta nubwo njya mpindukira mu buriri se none umusaruro utanga n'ubuhereka njyewe ntwita kuko wanteye inda n'utantera inda sinzatwita iyo nkuye he okay tubyihorere kuko ntabwo mba nshaka guhuza kuri ibyo bintu byo rwose ntabwo njya mpuza nawe ariko se ubundi musore wazambwiye nibura nkigira hanze njye nkajya kwisayidira njye nkareba kwisayidira nkibonera umwana ko nicyo kintu ngiye kubaho nitwa ngo nararongoye nakoreze mariage nshimisha ababyeyi ngirane ariko nta mwana mbona ibyo bintu birambangamira mu buzima bwanjye ariko sheri njyewe iyo nsenga bambwira yuko nzabona umwana igihe ntazi ariko Imana inzi ariko barokora ariko mana uragumye ukizera reba ubu banza wumve watangiye gusenga ukiri umukobwa none ubu urakecuye nta kintu ufite iyo mana usenga ko kitagusubiza ko se ntuzi na Sara ko yabyaye akuze ubu imyaka itandatu niyo ajya mu cyizere kiraza amasinde oya ariko icyizere kirarema ubu urumva icyizere sure mfite icyizere njye n'Imana yanjye ahubwo urambwiye mfite icyizere ngira ngo ni ahandi hantu ubundi buryo ugiye gukoresha kumbi uracyizeye iyo mana yawe uhora usenga nizeye Imana ariko nuko ni pasiteri ubashuka ni iki gihe ubu n'amashengesho nabirambitse hasi sinzongera gusubira gusenga ntarasubiza shari waretse kureka Imana ntabwo nzongera kugira sinzongera gusenga ubu ntabwo tuzasubira gusenga warabiretse wabivuyemo